Gukorera ku mihigo bimaze kuba umuco mwiza dukomora ku bakurambere bacu. Byongeye kandi iyo umuntu ahawe ikivi akigiza imbere. Nubwo u Rwanda ruri mu bihe by'icyorezo cya COVID-19 ntirwatezutse ku rugamba rw'iterambere no kuri uwo muco wo guhiga. Nibwo ku itariki ya 30 Ukwakira 2020 abayobozi b'uturere 30 twose tugize u Rwanda basezeranyije umukuru w'igihugu ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2020-2021 bazakora ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere uturere bayobora. Akarere kacu ka Ngoma nako ntikatanzwe mu mihigo. Uyu mwaka w'ingengo y'imari 2020-2021 cyane cyane bijyanye no kwesa imihigo twasinyanye na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Imihigo y'akarere nk'uko dusanzwe tubivuga mu muco twimitse, buri mwaka turahiga. Tukaba twarahize imihigo rero 89. Muri iyo mihigo 89 tukaba tuyigabanya mu byiciro bitatu. Harimo imihigo yo mu cyiciro cy'ubukungu igeze kuri 22, n'imihigo 46 yo mu mibereho myiza y'abaturage, ndetse n'imihigo 21 yo mu miyoborere myiza. Uyu munsi iyo twisuzumye tubona twarageze ku kigero gishimishije, ku bundi iyo duhiga aho tugana tuba tuvuga ko tugomba kwesa imihigo 100%. Umubare munini w'abaturage b'akarere ka Ngoma kimwe n'abanyarwanda muri rusange batunzwe hanini n'ubuhinzi n'ubworozi. Nk'ibisanzwe uyu mwaka akarere ka Ngoma kahize kongera umusaruro kuri hegitari ku bihingwa byatoranyijwe birimo ibigori, imyumbati, umuceri, ibishyimbo n'urutoki, tutibagiwe imboga n'imbuto z'amoko yose. Ubundi mbere umwe yahingaga akarima hana, undi agahinga akarima hana, ariko guhuza ubutaka twahujije ubutaka bitugirira akamaro cyane, ntago bikitunaniza. Ubuhinzi kandi burangamiye isoko bukorewe ku butaka buto bugomba gutezwa imbere. Niyo mpamvu muri uyu mwaka akarere ka Ngoma kashishikarije abahinzi guhinga igihingwa cya chia seed kugira ngo bakirigite ifaranga. None se bacyakiriye bate? Iki gihingwa rero sinabura rwose gushima, kuko abantu benshi ntago bari bakizi, yewe nanjye sinari nkizi, ariko kugeza kuri uyu munsi, kuko umuntu arahinga sezo imwe akagura moto yo kugendaho, umuntu arahinga sezo imwe akubaka inzu yo kubamo, umuntu arahinga sezo imwe akaba yagura inka yo korora nziza ya kijyambere. Ni igihingwa rero uyu ugereranije gitandukanye n'ibindi bihingwa abantu bahingaga. Akarere ka Ngoma ni akarere keza imyaka inyuranye, ariko usanga kagira ibibazo by'izuba ryinshi rishobora kwangiza ibihingwa. Niyo mpamvu mu mihigo ya 2020-2021 akarere ka Ngoma kahize gushishikariza abahinzi kuhira, kabafasha kubaha moteri zuhira ku buso buto muri gahunda ya nkunganire. Ubundi nasabaga nk'ubufuka nka 4, ariko ubu ngubu imifuka 40 ndayisarura. Muri iki gihe cy'impeshyi izi pavo muri kwana muri iyi myega ntago zabagaho rwose. Iyi myega yose itangiye kujyaho guhingwa aho moteri zibonekeye, niho abantu bizigira imishinga. Mu gufata neza umusaruro w'ibihingwa kugira ngo ukomeze kugira agaciro, akarere ka Ngoma kubatse ubwanikiro ndetse n'ubuhunikiro rusange. Dufite imbogamizi z'uko umusaruro washoboraga kuba wakangirika, ariko si washoboraga warangirikaga muri rusange. By'umwihariko nk'umuntu uhagarariye koperative ihinga ibigori, turashima leta kuko yaduhaye ubwanikiro, kandi tukayishimira ko twizera ko dushobora no kuzabona isoko bitewe n'uko umusaruro wacu uzaba uri hamwe. Umusaruro w'ubuhinzi kandi uba ugomba kugera ku isoko. Niyo mpamvu akarere ka Ngoma kasannye imihanda ndetse gakora n'indi itandukanye yatumye ubuhahirane bworohera buri wese. Iterambere nyaryo kandi rirambye ni iritagira uwo risiga inyuma. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zinyuranye zo kwita ku batishoboye. Muri iyi ngengo y'imari ya 2020-2021 gahunda ya Girinka Munyarwanda yageze kuri benshi. Icyo iyi nka rero igiye kumfasha, igiye kumpa ifumbire. Icyo nicyo kintu cya mbere, mfumbira ubutaka mbubyaza umusaruro. Icya kabiri, nkesha iyi nka no kubona amata, noneho urugo rwanjye rukabona amata ahagije, noneho tukarushaho kugira ubuzima bwiza. Uyu mwaka w'ingengo y'imari kandi usize hari abaturage bubakiwe amazu meza, batuzwa heza. Byose ntabone no nzu narakodeshaga, atanga umubyizi wa buri nzu wa buri cyumweru.
buri cyumweru buri wa gatandatu nkaba nzi neza ko ngomba gutanga umujizi w'inzu kandi ndi bujye guca n'inshuro, ariko aho ngiye kubonera inzu nashimye perezida wa repubulika, nshima n'abaturage n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gashanda bwicaye bakadutekerezaho. Ndumva nishimye cyane kandi mfite umuhigo yuko ngomba gutera intambwe nkava aho narindi nkagira aho nagera. Uburere buruta ubuvuke kandi ni isoko idakama y'ubuzima n'iterambere by'igihugu. Niyo mpamvu akarere ka Ngoma kubatse amarerero amenyerewe ku nyito ya ECDs. Mu burezi busanzwe uyu mwaka wa 2020-2021 usigiye akarere ka Ngoma ibyumba by'amashuri 738 mu cyerekezo cyo kugira iterambere rikomatanyije. Ibyaro ntibigomba gusigara inyuma. Niyo mpamvu nk'ibisanzwe uyu mwaka abaturage b'akarere ka Ngoma bagejejweho amashanyarazi. Abayabonye bagaragaza imbamutima zituruka ku musaruro batangiye kuyabyaza. Tarabona umuriro twe dufite imbogamizi nyinshi, twashakaga kugira igikorwa twakiteza imbere tukakibura kuko nta muntu ukora dufite, tukajya gushesha igahima abafite ushaka wenda bwakwiriyeho udafite ukuntu uri busekure, bikaba ngombwa ko ufata urugendo ukajya gusesha mu irebezo, wava mu irebezo ukaza, ariko ubu ngubu ushyize amazi ku ziko ugashesha ukarituza ugateka ukarya, kandi igikorwa cyose ushaka gukora uragikora kubera umuriro. Abana biga neza ubu ngubu basigaye bazana amanota kubera ko bafata umwanya wo kwiga babona, naho mbere ntibabonaga, byarendaga kujya gushakisha uburyo uri bugure peteroli, ibyo myotsi yose bibacumba mu maso, ariko ubu barabona neza bariga nta kibazo. Mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo, abaturage b'akarere ka Ngoma bubatse ibiro by'imidugudu mu buryo bw'ubwitange ndetse n'umuganda. None si ibiro by'imidugudu bije kubafasha iki? Niba ushaka gitifu w'akagari umusanga mu kagari n'ubundi, ariko ashaka shefu w'umudugudu ukamusanga hano ku mudugudu. Twasanze ari ibintu byiza cyane bidufitiye akamaro, kuko kugira ngo niba ugiye kumusanga mu rugo urumva mu rugo ari mu bibazo bye, ariko iyo yaje hano abaje mu kazi n'abaturage. Mu rwego rw'ubuzima, akarere ka Ngoma katanze imbangukiragutabara ku bitaro bikuru bya Kibungo kugira ngo bifashe abaturage bari mu bice bitandukanye hirya no hino mu karere ka Ngoma kubona ubuvuzi byihuse igihe bahuye n'uburwayi. Akarere ka Ngoma gafite agashya kitwa isaha y'imihigo. Iyi ni porogaramu ifasha abakozi b'akarere ndetse n'abandi babyifuza kumenya aho imihigo igeze yeswa biciye mu ikoranabuhanga rya telefone, ndetse ikaba ikomeje kwifashishwa n'utundi turere. Tugira rero ibyo twifashisha navuga byitwa udushya twa Ngoma, ndetse rimwe na rimwe twagira n'umugisha tugakwira hose. Imirimo myinshi ijyanye n'uko abaturage bagomba kwesa imihigo bikazamuka kugera ku rwego rw'akarere tuyikorera mu isibo, byose mu isibo ni nako tuvuga. Isibo rero kakaba ari agashya ka Ngoma nubwo kakwiriye, ariko gaturuka niho gakomoka ako gashya k'isibo. Hakaba haranaturutse n'ikindi kintu cyiza gituma abaturage barushaho kugira ishyaka mu byo bakora, cyitwa indangamikorere cyangwa se indangamanota, aho abaturage bahabwa birote cyangwa bagahabwa amanota y'ibyo bakoze mu mihigo yabo y'umuryango. Tukanyura muri gahunda yo gufashanya yitwa Nkwitura iki Rwanda, tubwira umuntu ngo humura nturi wenyine, tukunganirana tukaremeranira, aho abantu bafashanya gusana amazu, kubaka ubwiherero n'izindi gahunda zitandukanye muri gahunda yitwa Nkwitura iki Rwanda, ndetse no mu bijyanye no kugabanya cyangwa se kurwanya imirire mibi mu bana, aho abantu bashobora gufata abana bagaragaraho imirire mibi bakabishingira bakabafasha bakaberekeza kugeza bakize. Tugira igiti cy'ibisubizo, nayo ni agashya kadufasha gutega amatwi abaturage tukumva ibyifuzo byabo n'ibibazo byabo kandi tukabikemura. Nabyita écoute active. Buri wa kane twakira abaturage kugira ngo tugendane tujyanemo, cyane cyane ko niyo ntero tujyanemo mu mihigo ari intero y'intara yacu y'Iburasirazuba, tujyanemo kugira ngo abaturage tujyanemo ibyo turabyifashisha. Noneho mu rwego rwo gukurikirana imihigo yacu ko tuyesa, tugira n'isaha y'imihigo, nayo ni agashya ka Ngoma. Byakwira ahandi mo biranategurwa, ariko isoko ni Ngoma. Isaha y'imihigo idufasha kumenya uko ibihe biha ibindi, turagana he, tugeze he, nihe twakwamye, nihe tugomba guhaguruka tukihuta.
nuko rero akarere kacu gahagaze mu mihigo y'umwaka, kandi ku rugamba rw'imihigo ntidusubira inyuma, turayesa tugatahukana intsinzi. Murakoze. Umuco wo gukorera ku mihigo umaze kuba mu budasa buranga imiyoborere myiza y'u Rwanda. Iyi mihigo turangije mu bihe bikomeye nk'ibi ntiyari kugerwaho hatabayeho urwo runana rwa twese, abaturage, abafatanyabikorwa n'ubuyobozi. Niturukomeza, ngoma yacu izaba ururembo rw'ibyiza by'u Rwanda. Ngoma yacu baba abayobozi cyangwa abayoborwa, turasobanutse kandi iteka bizahora.